Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese muri kumwe natwe mudukurikiye kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube. Imana ibaho umugisha. Dushimye Imana kubw'iki gitondo cyiza Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuba imbere yayo. Turashima Imana yatugiriye neza. Umwaka ushize twagize ibihe byiza byo gusenga muri morning prayer, kandi turashima Imana ko n'uyu mwaka Imana izadushoboza kuba ku gicaniro kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ndabasaba kugira ngo mushishikare kubana natwe, haba kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube channel ya Ndika Gospel TV. Naho niho tuba turi, kandi ndizera ko muzakomeza guhabwa umugisha wo kuba ku gicaniro no kuba imbere y'Imana. Imana ibaho umugisha rero. Niba ari rya mbere udukurikiye, turagusaba kugira ngo uzashishikare kubana natwe, uzakomeze kubana natwe hano kuri kino gicaniro. Niba utarakora subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana buri gihe ubwo dushizeho inyigisho cyangwa se dutangiye gusenga mu gitondo, nawe uzajye ubana natwe. Imana izatugirira neza, Imana izatwigisha byinshi, tuzagira akanya ko gusenga kandi no kumva n'ijambo ry'Imana buri gitondo. Yesu abaha umugisha. Nagira ngo dusenge, dutangire ijambo ry'Imana, twongere tuze no gusenga dusaba Imana kugira ngo ibane natwe uyu munsi. Imana ize kutugirira neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, twongeye kugushima kubw'iki gitondo cyiza uduhaye cyo kuba imbere yawe. Ndasenze kugira ngo ugire neza umuntu wese udukurikiye, umuhe umugisha kandi umukomeze. Abarushe mu mitima ubaruhure, abaremerewe ubabe hafi, abagwaye ubakize, buri muntu wese abone ineza yawe Mwami. Iki gitondo kitubere cy'umugisha, kandi ijambo ryawe Mwami turi busangire rigire imbaraga muri twebwe, ridukomeze, ritwubake kandi riyobore ubuzima bwacu bwose. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza muri kino gitondo aho muherereye hose. Ushobora kuba ari mu gitondo cyangwa se ku manywa. Imana ibagirire neza. Ibihe byo gusenga mu gitondo ni byiza cyane. Uyu ni umunsi wa mbere dutangiye gusenga muri uyu mwaka wa 2025. Turabishimira Imana cyane. Imana yadushoboje umwaka ushize. Twagiye tubona Imana ibana natwe kandi tugirira neza. Dufite ubuhamya bw'ibyo Imana yagiye ikora, kandi turizera ko n'uyu mwaka Imana izakomeza kutugirira neza muri byose. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi igice cya 90 ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, ngo kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe. Imbabazi z'Imana nizo tubyuka twatura mu gitondo, tugasaba Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ngusengera wowe dukurikiye muri uyu mwanya ngo imbabazi z'Imana zigere mu rugo rwawe, imbabazi z'Imana zigere mu nzu yawe, imbabazi z'Imana zigere muri business yawe, imbabazi z'Imana zigere mu bana bawe, imbabazi z'Imana zigere mu mirimo yawe ya buri munsi. Iyo imbabazi z'Imana zatumanuke zikatugeraho, haleluya, hari ikintu kidasanzwe gikorekwa mu buzima bwacu. Bibiliya yavuze ngo kugira ngo tuzajye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Iyo umuntu yakira imbabazi yakira umunezero. Uzabaze nk'umuntu yafunzwe, yagiye muri gereza agafungwa, wenda bakamukatira nk'imyaka 10 cyangwa 20, noneho igitondo kimwe akumva bamuhaye imbabazi zo gusohoka muri gereza. Uwo muntu asohoka anezerewe, uyu muntu asohokana umunezero udasanzwe. Natwe niko bimeze. Iyo Imana itugiriye imbabazi, twakira umunezero, twakira ibyishimo, twakira amahoro. Abantu benshi bagendana agahinda kubera ibyaha Satani yasize mu mitima yabo, kubera indwara, kubera ubukene, kubera ibintu bitandukanye. Ariko imbabazi z'Imana iyo zitugezeho, Imana itubabarira ibyaha, tukakira umunezero, tukakira amahoro. Muri kino gitondo ndasaba imbabazi z'Imana kugira ngo zibashe kugera mu buzima bwawe. Rero iyo tubyuka mu gitondo tuba tuje kugira ngo dusengere umunsi, twatura imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane.
irindi jambo tugiye gusorezaho ni ijambo nagira ngo nkubwire ugomba gukora muri uyu mwaka, ni ukwatura ibyiza no guhanurira ubuzima bwawe. Muri Ezekiyeli igice cya 37 ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo arongera arambwira ati hanurira amagufwa maze uyabwira ati yemwe mwa magufwa yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Hanurira amagufwa yumye uyabwire ngo yumvire ijambo ry'Uwiteka. Uyu mwaka witoze kwatura ibyiza mu buzima bwawe. Imana yaduhaye akanwa kugira ngo tugakoreshe nk'abana b'Imana, twatura turema ibyiza. Ahantu hose uzajya ubona hatari ubuzima, ibintu bitari kugenda neza nk'uko ubyifuza, ujye watura ibyiza, watura ubuzima, watura amahoro, wature gutera imbere, wature kwaguka impande zose, uzagenda ubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Rero uyu mwaka ntuzigere na rimwe watura ikintu kibi ku buzima bwawe. Uko bukeye ubyuka mu gitondo watura amahoro, watura umunezero, watura uburinzi, watura gutera imbere, uzagenda ubona bikoreka mu buzima bwawe. Imana rero ibagire neza, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Reka dusengere uyu munsi, dusengere gahunda zacu, twongere tubwire Imana ngo Mana, turiteguye uyu mwaka kugendera mu nzira zawe, turiteguye kumvira ijambo ryawe, turiteguye kwatura ibyiza ku buzima bwacu, kandi imbabazi zawe zikomeze zibe kuri twebwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge, mbasengere nawe wisengera aho uri hose, kugira ngo imbabazi z'Imana zikomeze kuba ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe uduhaye muri kino gitondo. Bibiliya yatubwiye ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe, ngo kugira ngo twame tunezerewe, dore tunezerewe iminsi yose. Ndatuye imbabazi zawe ku buzima bw'umuntu unkurikiye nonaha, kugira ngo Mwami uyu mwaka azawurangize anezerewe mu izina rya Yesu. Nanone ndasenze kugira ngo Mwami Imana uturemere amashimwe, uturemere ibyiza. Uyu munsi tuwusize mu biganza byawe. Imbabazi zawe zibane natwe, imbaraga zawe zigendane natwe. Abakora ingendo, abagenda mu mirimo itandukanye, bose Mwami baze kubona ineza yawe, kuko uri Imana igira neza. Ndagushimiye kubw'uyu munsi uraza kuturemera amashimwe, udukize indwara, utubohore, utwiyereke, uvugane natwe Mwami, uduhuze n'abantu bakwiriye, uduhuze n'abantu b'umugisha ku buzima bwacu. Uzoba ukoze Mwami Imana, icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ndabasaba kugira ngo musangize abandi iri jambo ry'Imana, nabo bahabwe umugisha. Tuzakomeza ejo mu gitondo. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom.